uribuka igihe hari covid uwo mugabo yanze kumvura avuga ngo ntamwanduza covid rero numva tutabaha umugeni n'umusore w'ingenzi wizira abatoya n'abakuru akajya kumva urugamba gasuma rusanga ngarurwana hashya banza sesi igiteru Rwanda ruganje. Ndetse kandi kuva isi ikiremwa ntabwo ugeze utererana umuntu cyane cyane ko muremye mu ishusho yawe ukamuha kugenga ibibera muri iyi si byose. Rero kuri uyu munsi twabashije kuyobora amasaha ndetse no kuyobora ibikorwa byose by'uyu munsi duhuriye ahangaha twese dutaramye. Ndasabye kugira ngo mwami Imana uduhe umugisha wawe. Ibiganiro birabera ahangaha, ibifungurwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi byose mwami Imana ubihe umugisha buvana mu Rwanda bwose, natwe umugisha ukomeze kutubaho Yesu Kristo. Amen. Reka dukomere amashyi menshi cyane Imana yacu, Imana yaturinze ikadushoboza kugeza ahangaha muri kano kanya. Bavandimwe n'inshuti, rero mu gihe nerekezaga mu bikingi by'amarembo hano mu muryango wacu wa Nkurayija Edimo uhagarariwe na Theogene, nagiye mu bikingi by'amarembo numva ingoma zivuga urwunge, mbona inumvu n'inyahura zivuzwa, ishako ihamagara inyahura zihamagara ibihumurizo. Ngiye kwitegereza mbona ni isibo nziza cyane ije tugana muri umuryango wa Nkurayija. Izo mfura kandi zaje zitugana zari ziri mu isibo nziza cyane iyobowe na Ntigurirwa Joseph. Akaba rero iyo sibo ariyo igeze ahangaha muri kano kanya. Nabonye rero abasore beza bibizigira bagenda bareba bafite inkokora zireba imbere, barabatura, bari bikoreye ibiseke byiza ndetse bikoreye n'amapfukire muri umuryango wa Nkurayija. Ariko nubwo naturanyijwe ntabwo ari byo ugomba kwakira abashyitsi, ahubwo umusaza wacu utazasaza nk'agasambi gasaza gasozoroka. Ndagira ngo tumuhakanya, akaba ari uyu musaza wacu Benimana Yohana, mubyeyi mwiza. Ndagira ngo nubwo ijambo mwari mpaye ariko ni mwebwe muhorana ijambo muri uyu muryango nk'intore yatoranyijwe. Umwanya ni uwanyu, muragahorana Imana. Naho neza. Muraho. Rero umuryango wacu Yego. kugira ngo urugendo rwakubanye rurerure. Reka kuva iburengerazuba nawe urabyumva ni kure. Gira hino mbatse twongere turamukanye. Muzima aho neza iburengerazuba. Muraho mubyeyi. Meze neza. Ni amahoro. Ariko imvura iragwa se mwebwe? Urebye harahehereye ntiraboneka neza ariko ikirere kirasa neza. Numvise ko mwahuye n'isanganya ibiraro byacitse mugira ngo imvura yabaye nyinshi. Yewe ntawabara burya iby'urugendo rwo bijya biba birebire, ariko turashima Imana ko twashyitse aha amahoro. Reka dukomeze dushimire Imana, ariko mbanze nkuzimane kugira ngo wanze ibice inyota urugendo rwawe rurerure dukomeze tuganirize. Soma wumve rwose uraryoshye numwikanishe. Mwongere sha. Ingingo ni ya yindi ntabyumvise. Ya yindi. Ubuzima bwacu. Ifunguro rindi umutwaze hariya ndetse muzi Imana nabo bazanye, hanyuma komeze tuganire kandi dusangire. Murakoze cyane. Après la bonne parole de tous les deux papas qui viennent de nous expliquer ce qui va se passer ici, ils viennent de donner le caribou à Monsieur Joseph avec l'isibo qui sont venus avec. Ndakeka abatumva Ikinyarwanda neza turabasobanuriye bamaze guha ikaze. Rero ababyeyi mu bakomera amashyi menshi cyane, barakoze cyane. Reka rero nze gusaba
nze gusaba Kiniga amazi wacu, umuziritsi wacu ndetse nabo bagendanye na Joseph aze kuza kubakira. Hagati aho ngaho niba hari icyo Joseph ari buze kuvuga nawe ari buze kudusaba akanya buriya kugira ngo tuze kukimuha. ndagira ngo wigire hejuru twongere turamukanye. Ntabwo harimo inama ahubwo ni umunezero cyane rwose. iyo umwana yageze imbere y'umubyeyi biba ari byiza, cyane cyane iyo bamwemereye bakamuha kugira icyo yavugira imbere y'umubyeyi. Soyoze uri umwana cyane rwose mubyeyi, ariko uri umwana mukuru. nibyo iwanyu se aba bakuru, ariko burya iyo ugeze imbere y'umubyeyi wawe uko waba umeze kose, uko waba ungana kose, nta gihe umwana atitwa umwana imbere y'umubyeyi. babyemera. ashaka kubaza niba nta basobanyi bari aha cyangwa ba nyoforume bariho tuganira wenda bakiri muto. ba data wacu na ba marume nabo nakwemera ko bahari, ariko burya iwacu mu muryango hari icyo tugira, ntabwo ari njyenyine, ahubwo kugira ngo twirinde umuvundo tugira uko tuyobora gahunda. nta kibazo bari bahisemo, reka tuganire neza. Urakoze cyane. Rero njya guhaguruka mu rugo, umusaza Shogoza Jean Bosco uramuzi ko ari inshuti yawe n'umunywanyi wawe, yampaye ituro. koze nashimye, nimunshimire uyu muryango. murakoze rero, murakoze cyane kutuzanira amaturo meza. ntabwo ari intwererano kuko twari twagize umunsi mukuru n'imikoro. Byose ni kimwe, uko mwarebye mubona koko nje nk'umuntu ufite icyo nshaka kuvuga, muravuga mutirika agira icyo atugezaho, twumve nimba ari ngombwa yuko iyo ngingo nayo twayiheraho muri iki gitaramo cyacu. muri uyu muryango wacu twarakijijwe, ntabwo tunywa ibisembuye. irasembuye? Oya, soma neza urebe uko byanditseho. yitwa moko ni monani. ni mama. wa muto w'umuriro rwa rutoki rw'iwanyu. Aha, nibyo. ni mu dukundire uko rero ubona tuba twawufunze neza, umeze neza. numva ko hari umutobe batashyizemo n'amasaka, bakanyuranya na Yesu. Oya, ntabwo twabikora ubuki bwinshi cyane rwose, burya nawe uraza kumva uko bimeze. ukikinyaga icyo cyagiraga ubuki bwiza kubera ishyamba. Kubera ishyamba habaga inzuki nyinshi, ukagira ubuki bwiza kandi bwinshi. yego. nawe nizere urabyumva? ko muri uyu mutobe harimo ubuki bukeya. yewe rwose urabyumva pe. yakubanza ubwonyine kuko ni yawe urimo icyo washyizemo. umutobe w'ubusizi buhiye utanyica. Oya, arega iyo ufite icyo ukunda ugihe uwo ukunda. iwacu Kamonyi dukunda guhana inka, ntabwo dukunda guhana. Oya, inka iyo bagiye kuyihana n'umutobe urahaboneka. aho kuza mbere. Nuko rero n'ibindi rero ubwo birimo. naryoshye da.
numva ijambo nariguha ni mutoya ni uburyo mubyeyi urakoze cyane kumva ijambo ryanjye nyamukuru ryari iri ngiri. Mu minsi yashize naje ahangaha iwawe uranyakira tugirana ikiganiro turaganira rwose gusaba irembo byinjira umugeni bigasohoka inka. Mubyeyi ndakeza uranyemerera uranamenyesha urambwira ati umunsi nk'uyu nguyu nakwemerera irembo ariko ibindi bijyanye naryo tukazaterana nk'umuryango tukabitubwira. Umuryango mwateranye natwe bihuza n'uko twari twateranye turategura turahaguruka turaza. Uyu munsi tutagiye kure twahagurutse twaje kugusaba umugeni. Iryo jambo nyamukuru mfite mubyeyi ndaciye hirya no hino numva narasa ku ntego nkakubwira twaje kugusaba amaboko twaje kugusaba umugeni aha muri uyu muryango. urimo ari ngewe wumvishe nabi mwaje kunsaba irembo ryinjira umugeni rigasohoka inka risohoka umugeni rikinjira inka rigasohoka umugeni ryinjira inka rigasohoka umugeni irembo risohora umugeni rikinjiza. nari numvishe nabi akuye n'amatwi y'abasaza. Oya ni mu zabukuru njye nta kibazo nabigiraho ndabyumva kuko burya umubyeyi naho yaba atumvise neza umusubiriramo byaba ari byiza nta kibazo. none ukaba waruje gusaba umugeni. umugeni yitwa ndetse wongera abakobwa benshi. Mukamutara Charlotte. Mukamutara Charlotte. wasabiraga ndetse Oscar Harerimana. ngira ngo nk'uko ndeba ahangaha ni njyewe ntumwa nkuru y'umuryango bankorayije. Ndakumva rwose. ariko mfite ngira ngo ubutumwa bwawe twabwumvishe. mfite abavandimwe ahangaha barumuna banjye nkagira ababyara banjye nkagira bashiki banjye ndetse hari n'abana tubyara bamaze kugimbuka umuryango mugari wose urahari. ntabwo rero umugeni utangwa nanjye njyenyine ku giti cyanjye ni umuryango waje ahangaha ubundi dufite gukomeza kwizihiza intsinzi no kurara indi migabo n'imigambi y'umuryango. Yego. ntabwo twari twagutumiye tugira ngo dufashe muri ibyo byishimo by'intsinzi y'amatora yacu. nubwo yakwemerera umugeni menya ari murumuna wa Mukamutara yavugaga ko dufite benshi. Mukamutara niba nibuka neza wafashe irembo koko cye wasendataze uratinda dore nanone n'ikimenyimenyi amasaha wari wambwiye ugerere n'ahangaha watinze hanyuma usanga namaze kumutanga namunywereye ngira ngo ku isaha ya saa 3 n'igice na saa 4 niho byabaye. uriya nawe w'icyitso cyawe yari atarahagera ntabwo bizi. murakoze cyane. ubushize twari twafashe irembo rya Mukamutara Charlotte. uyu munsi rero ntabwo twabaye sendataze
babaye sentensi, ahubwo twagira ngo uyu munsi tubatwarire rimwe. Mu mbaraga cy'ababyeyi beza, iyo nama yari imaze iminsi none ibyavuzwe dore riratashye, babikoze ku manywa y'ihangu, abahungu b'inkotanyi cyane. Gira ubuntu nawe, gira ubuntu, gira ubuntu nawe, gira ubuntu, gira ubuntu nyakugira ibintu, gira ubuntu ndakwinginze, gira ubuntu nawe, gira ubuntu. Ujye mwiza rero, gira ubuntu. Niba uwasenda atazahari, ahaguruke atware uwo mugeni yari yarasize ahangaha, hasigaye dukomeze gahunda yabo. Gira ubuntu mubyeyi mwiza. Murakoze cyane. Urumva umuhungu wanjye nawe ari icyitso. None se ngo mwafashije ngo none ngo murashaka kubatwara bose mutanabasabye ngo mubahabwe? Nta n'umwe murasaba, ntawe murahabwa, none ngo murabajyana bose. Murabajyana bose mubajyana hese? Wahawe nande se? Ubwo naje kumusaba. Nababajije ubu turetse hazi ngahe muje gusaba? Ubundi usibye ibinazi by'abazungu badushukishije bakatwereka ngo ni ingengabihe kugira ngo bakunde badutware ibyacu, nzi yuko abanyarwanda twari dutuye turebera ku kirere tukamenya izuba aho rirengeye, tukajya tureba ku gicucucucu tukamenya ngo isaha ni iyi ngiyi. Nawe mubyeyi ngira ngo nabikubwiye, guturuka iwacu hariya mu Kinyaga ukaza ukagera mu karere ka Kamonyi, hari urugendo urabara n'uturere turimo. Ese ubundi wowe nawe muri kumwe abasaza bagenzi bawe ko nsanzwe mbazi mu muryango wanyu, abantu mwazanye bose bari inyuma hariya ni abaguherekeje ni ab'umuryango wanyu cyangwa harimo n'abavumbi? Oya, nta bavumbi barimo rwose. Oya, nta bavumbi barimo. Nta bavumbi barimo? Uyu ni umuryango mugari wacu kwa Bosco. Oya, nta n'abavumbi, n'uwo muco ntitujya tuwugira. Nagira ngo nsabe abanyamuryango bararanganya amaso barebe niba bari abantu bazanye na Yozefu nta muntu waba waratugomeye cyangwa duhemukire, hanyuma tubone kuba twafata umwanzuro. Kandi nyuma yaho nabwo ndabanza nongere mbaze ba nyirasenge kugira ngo izi ndangururamajwi zacu zadutengushye tukabasha kumvikana neza. Nibakumpera amashyi. Turebye mu muryango tugana, bararanganyije amaso, nabonyemo umuntu nzi. Uwo muntu kandi ntabwo muzi neza, ni umuntu w'umuganga witwa John Ntarindwa. Muribuka igihe hari Covid, uriya mugabo John w'inyuma wundeba arimo arareba ku ruhande, uwo inyuma dore ngo yasetse, dore ngo ujya kure. Haguruka rwose. Uwo mugabo yanze kumvura avuga ngo ntamwanduza Covid, rero ndumva tutabaha umugeni. Yari umuganga mu gihe cya Covid, arakubona amenya umuryango uturutsemo, yanze kukuvura, yaraje aranabimbwira, ariko aragenda areba abandi baganga bagenzi be, arababwira ngo njyewe maze kubonana n'abarwayi benshi kandi ndumva hari ikiri guhinduka muri njye, none uriya ni umuvandimwe uje, ni inshuti, aho kugira ngo ngende wenda nahuye n'ikibazo mwanduze, mumfashe wowe nibwo ugitangira akazi, ugiye kuri shift ya mbere, genda ugifite n'imbaraga umuvure
ariko jyewe ndumva kubera abarwayi benshi tumaze kubonana ari ikibazo. Araza arabimbwira uti muri wa muryango rero wa musore wabo nanze kumuvura, ariko icyo nangaga yuko naba nanduye covid nawe nkayimwanduza cyane ikaduhitana twese, mpitamo kumushakira ubutabazi bwihuse. Murakoze, nicyo yabikoreye. Ndumva nta mutima mubi, ntabwo wagerageza kumutira abavandimwe. maze kubyumva byubuze, niyo mpamvu nayo mvuze ko nta mugeni ukwiye, ariko kubw'izo mpamvu nanjye ndumva mwahabwa umugeni. Nashimisha cyane. baza ba nyirasenge. Reka tubaze ba nyirasenge. Njyewe Charlotte mubereye nyirasenge, numvaga twamuha uriya musore kuko nta kibazo. Joseph na nyirasenge aramwemeye, na ba se bo babyemeye. Ubwo rero yewe nari nabyanze, ariko ndimo kugenda nisubira gake gake ngo ntabwo navuguruza mu by'ukuri umuryango wangiriye icyizere, kandi ukaba warawugezemo kera muziranye, usanzwe ugendamo watapishije. None rero mu izina ry'umuryango wa Murayija mpagarariye, umugeni badusabaga turamukwemerera. Murakoze cyane. Ndagira ngo mumfashe dutere intambwe bashyikirize impano za mbere, mugakirire. Iyi ni impano ya mbere, iyi ni imboga na biyombo, niyo mpamvu wanazigenda ijya igenda yonyine. Imboga na biyombo mugakirire. Iyo bayita icyozi cyogere. Akoze marikisi ihinga ubwatsi. ihinga ubwatsi bw'inka. nawe icyozi cyogera inka, ifukura iriba kugira ngo zitazarumanga. Hanyuma rero iyi ni imashini yo gukata ubwatsi. Ntabwo ari ukuzikerera. Bamaze guhinga ubwatsi, wafukuye iriba. Iyi ni imashini yo gukata ubwatsi. Ku mushumba rero iyi bayita nta joro. Nta joro ku mushumba. Nta joro ku mushumba, kubera ko aragenda akagira atya, agafata ubwatsi agaca bugufi, akagira atya, akagira atya. Mubyeyi munyakirire. Arakaze cyane, ararayumva. Ubwo iyo imaze kurya ikenera kunywa. Ndagira ngo unyakirire, uhe uwo mushumba wawe. Urabanza kugira gutya, kiracyari sibyo nabireba. Maze neza zijyana izindi. Reka banze asuzume neza kiriya gicuba. Egira hino. Rosiri mu ishyamba ryahiye we, kandi burya ryahiriye abarigenda. Abatarigenda bahinzara n'ibirenge bambariye bambwira ngo ururamba ni rwiza ruzamara abashumba.
umubyeyi rero iyo bamaze kuzidahira, iki ni ikibumbiro. Ni icya kijyambere ariko. Oya, Ni icyawe. ntabwo ari icya kijyambere. Iwacu kwa Bosco ntabwo dukoresha ibintu bya kijyambere, dukoresha ibintu byacu. Ni icyo kwa Bosco. Murakoze cyane. Yego. Murakoze. Ashaka rero noneho ndabona unzaniye ibirango ko mufite ishyo ry'inka. Ishobora tugukosha. Murakoze cyane. amashyi bagariye neza bano babyeyi, bakwiriye amashyi n'impundu. Ishyo ryanyu ryitwa ngo iki? Urambaza ishyo ryacu? Ntabwo dufite ishyo, dufite amashyo. Ayo mashyo yanyu nyine amazina yayo urayibuka? Hari Ndatwabahizi, dufite n'ibita Nyamibwa. Ayo ni amashyo yayo. Ubwo kubera waduhaye ishyo, wadukoreye ishyo ry'inyamibwa ryose. ishyo ry'inyamibwa umva ko rihari ndaryemeye. Mumpera amashyi mu babyeyi. Kuva uhisemo ishyo ry'inyamibwa ugize neza, na veterineri wagiye yari ahari. Zirarwaye se? Oya, veterineri nazanye umushumba na veterineri, muganga wazo agomba kuzikurikirana kugira ngo ubone ko ngukwereye ibyujuje ubuziranenge. Mbizi neza ko nawe uri umutunzi mubyeyi, uramfasha urebe umushumba wawe na veterineri wawe, zaje ntabwo zijya zirwara. umuganga ntabwo zijya zirwara, twazikingije zikibura. Umutahira wanjye reka atuzere. najyane n'umushumba amugeze mu rwuri, amaze umwereke rya shyo ry'inyamibwa, yaba rimwe rya Nyiramaribori, yaba rimwe rya Musumbamuko, ryaba rimwe rya Bihogo, iryo ahita amajyana iryo. Twashatse inyamibwa rya Nyiramaribori rimwe. Murakoze. Agiye kureba inka ntabwo ari ishyo ryiza rikwiye umukobwa wacu Mukara Charlotte. Ubwo rero umutahira wanjye yashimye ishyo kandi ngo wadusanze mu zindi mu rwuri rwacu, kugira ngo ntibari barahibagiwe, ngo nta biri amahirereje. Ubwo mbere y'uko ariko mubwira amazina yazo, kugira ngo mubaze, nahoze mbona ba nyirasenge bavuga ati uriya musore Yosefu turamumuhaye umugeni. Menya rero bari bashimye, ni wowe wisabiraga cyangwa se wasabiraga nde? Cyangwa se ni umwegeranye ko ndeba nawe? Uyu nawe urareba nako njye nawe turahingahinga imyaka imwe, ariko dufite murumuna wacu. Wowe nzoroheze. Oya yewe mubyeyi mwiza, dufite murumuna wacu Harerimana Oscar. Mwazanye se? Mwagendanye? Reka da, ntabwo twagendanye, ariko agira ngo aze muramutse. kubera ko icyifuzo cy'umubyeyi kijya kiba itegeko ku mwana, twakwifashisha iby'ikoranabuhanga tukamuhamagara akaza
mukamusuhuza rwose. Reba muri ka kuma umuhamagarire wa musore akira MC, mpamagarira Oscar ikora muri ka kuma bya bintu by'iterambere mukoresha. N'umusore w'ingenzi wizihira abatoya n'abakuru akajya kumva. Arigiye mbona ibintu byiza bikantera kuririmba. Ibintu ni byiza, mureke tubakomera amashyi bano basore, ni beza cyane ni ukuri. Urugamba gasuma rusanga ngarurwana hashya banza sesi igiteru Rwanda ruganje. Umusore mwiza, umusore w'intajorwa, nuvuga ukuri wose abavuze n'ijambo akizihira, abamwumva ntajya narambirana. Akubita akabuza ntabangira aramasha. Nececetse nzi ngo mugiye kumfasha ariko ntacyo bitwaye. Bagiye beza rero nshuti bavandimwe, reka marona abasore beza bambaye neza, wirebeye hasi ukageza hejuru bose basa bose nk'intobo. Turaza kumenya Oscar gute? Ni ikizamini. Reka nze gusaba rero Oscar n'umuherekeza we wa mbere baze gutera intambwe ebyiri begera imbere. Niba hari urimo witwa Oscar n'umuherekeza we baratera intambwe ebyiri begera imbere n'umuherekeza we wa mbere. Ubwo niyo mwitozo wa mbere. Mwabakomeye amashyi mwababyeyi. Ngiye gusaba rero Oscar niba hari urimo nawe atambuke nanone izindi ntambwe ebyiri yegera imbere. Nguru umukwe wacu babyeyi beza bavandimwe inshuti mumusanganize amashyi menshi cyane n'impundu. Ni umusore mwiza igikaka gikwiye, utamurebye igihagararo wamubona umubyimba, arakwiye n'ukuri. Reka rero muri kino gihe dufite ikibazo cya arya ngo ni pop ki yangwara bayita mu ki pop monkey ngo ni indwara y'ubushita ibiheri by'inkende. Ni bari pop monkey. Reka rero ntabwo baruze twese ngo badukore mu biganza badusuhuze, ariko bashobora kudusuhuza niyo umuntu agize gutya basuhuje abantu kugira ngo ntaza konesha amasaha. Reka musabe n'ukuri yegera imbere, namara kwegera imbere ari wenyine usuhuza ababyeyi, abandi baraza kudusuhuza gutya. Negera imbere ngo umukwe wanyu babyeyi beza yabasuhuza. Mwakire n'amashyashya cyane. Mwamubonye rero ni umusore mwiza igikaka gikwiye. Urakoze turagushimiye. Gira gutya usuhuza n'umuryango w'iwanyu bo mwazananye muramukanya. Bashimye uti mwakoze babyeyi beza kumperekeza mukangeza kuri uyu munsi. Ngayo nguko isubirire hariya mu mwanya wawe. Arenze ko bakihaguruka akikijwe n'abasirikare benshi, ariya ni amapeti yose afite. Uburyo ndabona atatu ni umusa atatu n'afandi. Babyeyi beza rero ntabwo narenze ko wanzanira umukwe w'umwafandi rwose nibamushakira icyicaro banamuzimane hanyuma dukomeze tuganire. Mumbabarire iyi sibo ije ahangaha imbere aba ari njye uyiyobora nkuko mwantoranyije muri kano kanya. Urakoze mubyeyi mwiza, nkunda kuri umusaza mwiza utazasaza nk'agasazi gasaza gasonzoroka, kandi uri intore idasobanya muri uyu muryango wacu. Ngayo nguko rero ngiye kubasaba abasore beza mugiye guhigama, muhigamire shobuja Oscar uyu munsi nuwe wanyu uzagera. Wanyu uzagera muhigamire. Pare ndagusaba ujye imbere utambuke werekeze mu twicara abami tutari utwinyaruteja, ahubwo hano Charlotte yateguriye Oscar. Nutambuka ukajya imbere ibirenge bijye bijimbuka kujya imbere, numva hameze neza uhamagara umuhungu wa Oscar agukurikira. Ubwo wagiye ibirenge bijimbuka kujya imbere
ushake ka kananga keza muzukuru wa Rugigana cyangwa indirimbo nziza igenda iherekeza uyu mwitozo urugo bari wikihuta itonde numva hakwemye mu rutambuka musore mwiza dore babahungu bari kubyigana nabwe mu muzira shoboje Oscar igihe cyane kizajya aha gake ya DJ gake kavurime gake DJ hari ariko buri wakomeje ukerekeza hirya hejuru umugabo urimo ninde muri mwebwe nta mugabo urimo ariko ntabwo muri ninga umuragabo ni muri ninga uwateye inda muri mwe ninde se basi n'umukobwa urakubeshyera ko wateye inda ntacyo ubwo igihe cyanyu kizagera rero ubwo ni ukuvuga ni muri abagabo ni muri nimbwa nta mukobwa ujya ubabeshyera umunsi wanyu uzagera uyu munsi ni Oscar tunga inkoni 3 ubagabire abo tunga inkoni 3 ubagabize iburyo muri bano basore batunga inkoni 3 abo ushaka batunga inkoni aha ubwo n'abahutunze inkoni 3 yiberekezeho neza ati mbagabiye umusozi hariya hakurya ubwo mwagiye uwo musozi muzawutegeke neza mubaho neza namwe muzabona ubabwira ijambo ryiza cyangwa akababeshyera ko hari akana mwasize kuri uwo musozi ubwo mwagiye abandi 3 nabo batunga inkoni bagabiza undi musozi ngo namwe mwagiye ku musozi ari hakurya uzabareba akajisho wenda muzahava hari akana muhasize kuri uwo musozi mutajya kwicara mbere shoboje yewe date burya kuko nta bagabo barimo Numwe twicambira shobuja pare urabanza muri izo ntebe nubona zimeze neza wicare numva zimeze neza urahita ubwira umuhungu wawe nawe kwicara pare turabanza pare Oscar banza utumwe inkoni bari abahungu bashaka kwicara imbere ababwira uti ngaho mwicare muzongere kwicara imbere ya shobuja ngaho mwicare namwe abagabiye ni mwicare nawe nabo bategeka uko ushaka turawansi ngaho mwicare ngaho ngo Oscar mu mama shime cyane ku myitozo amaze gukora yicarire uvuge neza Oscar yicarire rwose mu kanya nk'aka igitaramo ni cyawe asigaye tugutaramire angaha ni mutwicara abami tutaru twinyaruteja ahubwo aho Charlotte yateguriye Oscar bene Imana rero bene Imana koko n'ibindi migisha bikagushimire muri cyizere watugiriye n'umuryango wa Bosco ukaduha umugeni urakoze ubuki ubwo ndabona aribwo nabwo gushimira ndabona rwose gusa nubwo mu kinyaga ntabwo nashishikanya nuko mwabonye ishimwe ry'umuryango urakoze rero mubyeyi n'ubundi nta gihe umwana adasaba umubyeyi nyemerera mubyeyi nanjye ubwire Charlotte aze musuhuze byoroshye ariko ndabikora kuko yari yagiye kwiga na Karugumu oya nabakumvira make kuva ubikora nta kibazo turicarira kuri iri bamushakire Sabena Musa slow step by step elle marche comme une fille qui a été indiquée, raison pour laquelle elle va se présenter ici devant nous sans avoir stressé par quelque chose. Voilà donc, applaudissez amashimwe cyane ku isibo ya mbere igeze aha ngaha murabona abakobwa beza n'abasore beza twaganaga nkuramuki inyami ibwanjye ndo kizi izahura
nga wari ibiganza bigabamariza wari nanjye turagushima nongeye ngire n'ikaramukura nyituze mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe iye mumburize iye ni mumumburize wabyeyi abatoba wabatetesheje bo bazize iki iriya nshuti yawe Shariroti nzamubwira iki asanyina titanti narihe nzamubwira iki iye nagashitike Shariroti ndeshende utujijishe iki abarira ni muyirihanagure mwicecekere murusheho kumusabira shinge azarwubake neza murusheho kumusabira shinge azarwubake neza urangamira umukundwa mumusanganiza amashyi menshi mumurangamire avuka tumuhimundu babyeyi mumuhimundu agiye zivugurwunge umurangamire Shallo tujya gutashya uribuka tujyana kuvoma Shariroti uhesheje ishema umuryango wose uhesheje ishema twe twakuranye nawe ariko kubera uyu munsi nzi neza ko ufite amashimwe yuzuye umutima gira uti shimwa himbazwa amabara ari wowe gusa ukwiriye mana we shimwa himbazwa amabara ari wowe gusa ukwiriye mana shimwa shimwa haleluya himbazwa amabara ari wowe gusa ukwiriye kandi ubikora utitaye kugutendebuka kw'imitima yacu Imana isezeranya yarangiza igasohoza aho umuntu yabonye nta nzira ibizi ufite nyinshi kandi bikora n'ukuri bititaye kugutendebuka Shariroti mu mitima yacu nonaha Imana isezeranya ibizi ufite nyinshi kandi bikoze ititaye kumitima yacu nukuri Imana irabikoze kandi yari yarabivuze kuri umunsi uzagera none ishimishije Shariroti n'ababyeyi n'imiryango natwe twese
turishimye. aha Murakoze. uyu mukobwa mwiza w'umurage mumuha amashyi menshi cyane. ni umukobwa mwiza w'umurage. Umurage rero turabatashya babyeyi beza rero bavandimwe. Je vous avais dit que notre fille, notre jolie fille Charlotte va se présenter après la 5e Isibo. Elle est là. Alors, elle va se présenter 2 pas encore en avance. Intambwe nanone ebyiri babyeyi beza. Nguyu Charlotte mwanumye rero kuri uyu munsi ndamubashyikirije. Umukobwa wacu ni umukobwa uzi gutegura, tugiye kumuha akanya. Uyu mwanya reka tumuharire agiye kutwereka imwe mu mirimo yakoraga iwacu mu rugo, ariyo azajya akora mu muryango w'abangaba tugiye kumushyingiramo mu rugo rwo kwa Oscar. Reka tumuhe akanya atwereke iyo mirimo uko azajya ayikora. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue kinyarwanda, maintenant Charlotte va nous présenter comment elle est préparée au ruhimbi. C'est-à-dire que elle va mettre igisabo et d'autres instruments traditionnels. Elle va mettre igisabo et d'autres instruments traditionnels à la place qu'on appelle uruhimbi. Agiye gutegura ku ruhimbi. She's going to prepare uruhimbi where there was prepared milk. Ndawe nuko mfite ijwi ribi ariko umuzukuru arugikana ubwo ako karimba gafite akadukinira. Aha matawe wana ko umukobwa wacu mwiza azi gutegura isabo, agategura ibyansi, akamenya ndetse no ku murere uko bahateguraga. Mumuha amashyi menshi cyane mu babyeyi mwe n'impundu abambara mpunja uvuza impundu, bagore b'amagaju maragahorana amata ku ruhimbi. Murakoze babyeyi mwiza, mwakoze kuduherekeza kugira ngo rero aracyakomeza gutegura uruhimbi. Abamaze kumuhereza turerekeza hariya kugira ngo n'abandi babyeyi barebe uko ari kugenda ategura ku ruhimbi, uburo ndetse n'ibindi byose. Ati twarabanzaga tukagosora, twamara kugosora Oscar utitegereza ariko itegereze, ndabona inyinya nziza uyu munsi uruze kuyitwereka rwose uyu munsi twereka ngaho nguko. Ngo rero Charlotte umukobwa wacu muri uyu muryango mwiza w'imfura uhagarariwe na Theogene. Mumwongera amashyi menshi cyane ku mwitozo amaze gukora. Yasezeye kwa babyeyi biramugora ariko aravuga ati nta kundi. Mubyeyi mwiza ndamugushyikirije nk'uko wamuntumye uyu mukobwa wacu Charlotte. Biriwe neza, biriwe mwana. Hano muri uyu muryango ni umuryango wacu. Biriwe neza, harimo ba so wanyu, bene Kolme, ba nyoko wanyu na ba nyogosenge, ndetse na barumuna wawe na babyara bawe bose umuryango wateranye. Barebye neza, reba n'ahari hakurya. Uriya ni umuryango wa Bosco ushyizwe imbere na Yosefu, aba n'umuryango watugendereye n'inshuti zacu. Bakumwereka baje babikubwiye ko badufashe irembo. Uriya muryango wa Bosco bafashe irembo ukagira ngo ni barumuna bawe, nawe niwe bafataga irembo. Badukwereye ishyo, bagukosheje. Ubu rero tugiye kugutanga aka kazi. Ntabwo bivuze ko tukwanze, tugutanze kumufasha Oscar muri uriya muryango. Mbese ko niba ufite ubwoba nuko utaye ba nyogosenge na ba nyogoni. Ngaho ngera ubapepere ubasezereho. Ngira ngo rero muvandimwe Bosco
ako Yosefu turabona se barangana, niyo mpamvu mbitiranye. Gira hino mwereke umugeni waje gusaba, ntabwo naguhinduriye. ababyeyi umwakiriza ubwundu bwinshi. Reka mbaze Osikari rero ahasigaye ni rwawe nayomase ubutumwa umuryango wampaye ubwo ubyemeye ko ari ahangaha nagombaga kugera nabushyikije Charlotte wadutumye kugusabira ngo niba bamutwemereye. Murakoze cyane. Aha, ayo nguko rero abasaza ba Charlotte bati natwe tuba turi hafi ducungira hafi. Nkuramuki inyami ibwanjye ndo kizi izaura nga wari ibiganza bigabamariza wari mwanjye turagusimba nongere ngire n'ikaramukura nyituze mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe iye mumburize iye ni mumburize wabyeyi abatoba wabatetesheje bo bazize iki iriya nshuti yawe Charlotte nzamubwira iki asana titanti narihe nzamubwira iki iye nagashitike Charlotte nyeshende utujijije iki abarira ni muyirihanagure mwicecekere urusheho kumusabira shinge azarwubake neza murusheho kumusabira shinge azarwubake neza urangamira umukundwa mumusanganiza amashyi menshi mumurangamire avuka tumuhimundu babyeyi mumuhimundu agiye zivugurwunge umurangamire Charlotte tujya gutashya uribuka tujyana kuvoma Charlotte uhesheje ishema umuryango wose uhesheje ishema twe twakuranye nawe ariko kubera uyu munsi nzi neza ko ufite amashimwe yuzuye umutima gira uti shimwa himbazwa amabara ni wowe gusa ukwiriye mana we shimwa himbazwa amabara ni wowe gusa
mana shimwa shimwa haleluya himbazwa amamara niyo gusukwiye kandi ubikora utitaye kugutendebuka kw'imitima yacu imana isezeranya yarangiza igasohoza aho umuntu yabonye ntansina yo ibizi ufite nyinshi kandi bikora n'ukuri bititaye kugutendebuka shaributi mu mitima yacu nonaha imana isezeranya yo ibizi ufite nyinshi kandi bikoze ititaye kw'imitima yacu n'ukuri imana irabikoze kandi yari yarabivuze kuri umunsi uzagera none ishimishije shariroti n'ababyeyi n'imiryango natwe twese turishimye.
twese dufatanyije dushimira Imana yabahuje mbega umunezero Imana ibaremeye twese dufatanyije dushimira Imana yabahuje mbega umunezero mbega umunezero Imana ibaremeye twese dufatanyije dushimira Imana yabahuje mbega umunezero mbega umunezero Imana ibaremeye twese dufatanyije dushimira Imana yabahuje mbega umunezero Imana ibaremeye twese dufatanyije dushimira Imana yabahuje mbega umunezero mbega umunezero Imana ibaremeye twese dufatanyije dushimira Imana yabahuje mbega umunezero mbega umunezero Imana ibaremeye twese dufatanyije dushimira Imana yabahuje ubwo
n'isoni we reba kwiringiye mana wagiye ugakora n'isoni mana ninde yagize itagusabarize wagiye ubudatsi buramowe reba yagize itagusabarize wagiye ubudatsi tugufite mana tugufite mana tugufite mana ikugira ubwoba bwiza Mana wabwiye abakwiringiye uzabashoboza muri byose bakora. Mana wabwiye abakwiringiye uzabashoboza muri byose bakora. Imana yabwiye abayiringiye izabashoboza muri byose bakora. Mana wabwiye abakwiringiye uzabashoboza muri byose bakora. Imana yabwiye abasikari bizabishoboza muri byose bakora. Mana wabwiye abakwiringiye uzabashoboza muri byose bakora. Imana yabwiye nasaribati izamushoboza muri byose azakora. Mana wabwiye abakwiringiye uzabashoboza muri byose bakora. Kandi uzarinda n'itorero kugeza ingabo itarishiye. Kandi kuzarinda n'itorero kugeza ingabo icyo wari nateye nababwiye ngo utamonye igihagararo wa muntu mubyimba ni umusore mwiza igikaka igikwiye. N'ibintu bireba neza ntabwo ari uko ari igikara ahubwo c'est l'original d'Afrique. C'est l'original d'Afrique. Uyu ni umunyafurika original ntabwo ari pirate. Mumukomera amashyi menshi cyane. C'est l'original d'Afrique. Hama nimwitegereza Charlotte rero murabona ko ni umukobwa mwiza wanyoye inka, ni umukobwa w'inzobe mu nda kandi ni umukobwa useka neza. Tegereza Oscar, hindukira wongere umwitegereze. Hindukira guhindukira ariko hindukira wongere witegereze igituza cyiza cy'ikigarama cya Charlotte kuri bose babiri hano mutwicara abami. Wongere umugwe mu nda umwumve hose, umwumve neza. Aha Charlotte, nawe witegereze igituza cyiza cy'ikigarama cya Oscar, umuhobere neza. Hanyuma rero nurangiza kumuhobera umufata akaboko. Tugiye kwerekeza ku gasozi Matama, tujye Gahogo. Iyo foto umukoze mu gituza ku mwari umeze ngayo ngo yari nziza cyane. Oya nushaka ureka rebe sheri wowe ufite ukweri. Aha ibuka kera
ukuntu wajyaga umuhobera Oscar ukamuhobera intege zigahinduka inteja, n'ubu niyo mpamvu nayo ngo haye uwo mwitozo ngo usubiremo. Agiye kugufata akaboko agutambagize gasozi k'igahogo, ndetse murasanga n'umugabo hisha mu nda. Saba rero ba basore beza nabo bagira icyo bibwira, basore beza mugira icyo mwibwira, nimutava kuri ako gasozi muvuza ijambo tukazasanga mwarahabereye ubusa, ibyo birabarinda. Sinzababwirize nimutambuke namwe kuri uyu munsi. Tukunda kukizi kubisamo kwakira kuri uyu munsi. Mwongere guhaya araguhata. Oscar nawe ushobora kwakira sheri wawe. Ahantu tugiye kwerekeza igahogo n'umwaka, ndetse n'umugabo hisha mu nda afite amabwiriza. Turagenda neza twitonze.